ndabasuhuje nkuko mubizi ni Shadia Iradukunda murambona ndi mu Burundi nkuko mubizi murabizi ko njya kuza twaravuganye abantu benshi barabizi ko nani mfite urugendo rwo kuza gusura ababyeyi nyuma y'imyaka 10 ntabonana n'umuryango wanjye Imana yanshirira no kuri ndayishimira naje mu rugo ubundi mu rugo i Burundi ndi Bujumbura murabona ndi kumwe n'abana b'abakobwa beza bakunda Imana abana rero twiganye primaire abana twaririmbanye Sunday school turikora umurimo w'Imana dukora umurimo w'Imana bari bati abana ndabishimira twongeye guhura rero turi bakuru nyuma y'imyaka myinshi twaherukanaga turi abana b'impinja nanjye nongeye kuba munashima Imana sanga baracyari mu murimo w'Imana nanjye ndacyakomeye kandi ndacyabirimo Imana yacu ihabwa icyubahiro uyu mugoroba rero twavuze ati gute tutahimbaza Imana ko n'ubundi kuva na kera ko twarabaramye tuhimbaza Imana ikanezerwa reka dushyira akaririmbo gatoya ariko turamye Imana turamye Imana kuko bakambwiye numva ndafashijwe navuga ati kakano gute numva nimba mfashijwe reka sangize na bene data aka karirimbo kugira ngo tugafatanye tukaturamya Imana so twagiye rero turamya Imana abana abakobwa b'Imana abakobwa bakunda Imana abakobwa bafite impano yo kuririmba twagiye bakobwa ba Yesu Mana utazindutse uragorobereza wagorobeje kwa Aburahamu umusigira isezerano yewe Mana utazindutse uragorobereza wagorobeje kwa Aburahamu umusigira isezerano yewe Mana utazindutse uragorobereza wagorobeje kwa Aburahamu umusigira isezerano yewe Mana utazindutse uragorobereza wagorobeje kwa Aburahamu umusigira isezerano haleluya amina ndafashijwe Imana yacu amina Imana bahumugisha bene data bahumugisha Imana bahumugisha